Yes, reka nongera mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza cyane abantu bari mu karere ka Nyagatare, nizere ko mumeze fresh, ni mutera gatebe kuko uyu mwanya ndongeye mbonetse hano ku bwanyu. Reka nongere nisuriza abantu badukurikiye, abantu bose batubereye inshuti aho mugiye muherereye mwese, mpereye inshuti ziri hano ibatsinda mu mujyi wa Kigali, nizere ko mumeze fresh, namwe muri mu karere ka Nyagatare nizere ko mumeze fresh. Rero ikintu kinzanye ntari natinda byacu no gukubita tubangura mu karere ka Nyagatare, biravuga ko byamaze kuyogera aho itorero rya ADEPR Rurenge. Ni mutera gatebe ku itorero rya ADEPR Rurenge ribarizwa mu karere ka Nyagatare cyangwa se muri paruwasi ya Nyagatare, tubagezeho inkuru mbi irimo kwavugwa, ndetse mbasabe n'inkunga y'amasengesho kugira ngo mukomeze musengere itorero rya ADEPR Rurenge, na cyane ko bivuga ko ari ryo torero rya risigaye rifunguye hariya i Nyagatare, ariko ngo bikaba byamaze kuba akasamutwe, bikaba bivugwa ko itorero rya ADEPR Rurenge rya risigaye rifunguwe naryo ryamaze gufungwa. Abantu benshi mwakomeje kugenda munyandikira mumbaza ngo urusengero rwa ADEPR Rurenge rwafunzwe byagenze gute, niki cyatumye rufungwa, na cyane ko urusengero rwe rucumbikiye amatorero arenga 10. Binavugwa ko uru rusengero rwa rusengero rwari rusigaye hagati na hagati muri Nyagatare rufunguye, kuko urumva insengero zirukikije hirya no hino zirenga 10 zose zarafunzwe. Nirwo rwari rusigaye rusengerwamo, none kuwa gatandatu rwarafunzwe, rwashyizweho ingufuri. Byagenze gute, byatewe n'iki kugira ngo uru rusengero rubashe kuba rwafungwa? Uyu muganda ni umuganda usanzwe uzwi ngaruka kwezi, ni umuganda uba ku rwego rw'igihugu, abantu twese twamaze kubisetinga, n'umwana uri mu nda ababizi ko muganda uri bube. Hanyuma kw'iri torero rya ADEPR Rurenge habaye ikintu kidasanzwe, abantu bari kwibaza inzozi zahabaye, abantu bibaza ubuhumyi bwahabaye, abantu bari kwibaza uburyo ubwenge bwagiye bukagenda ku badiyakoni, bukagenda kuri mushumba w'itorero, bukagenda ku bakirisitu, abantu bose bakibagirwa ubwenge bubabwira ko uwo munsi habaye igikorwa cy'umuganda ku rwego rw'igihugu, umuganda w'ukwezi ngaruka kwezi, umuganda duhoramo. Bafata ibyemezo, bafungura urusengero, korari zirinjira, abakirisitu barinjira, mushumba w'itorero pastori muzima arinjira, atangiza iteraniro, itorero riratangira, rirahimbaza, bararamya, bakora ibikorwa byose nk'iteraniro. Kumanwa abandi bari kujya mu muganda, umuganda wabaye birazwi, bo batangiza iteraniro, kugeza ubwo amakuru yahise agendagera kuri gitifu w'umurenge. Gitifu w'umurenge bivugwa ko nawe ari umwe mu badiyakoni b'itorero rya Nyagatare ahazwe kuri paruwasi. Bamwe basengeyemo bavuga ngo gitifu kuva ari uwacu, gitifu ni mwene data, ntabwo ibi bintu yabidukora, reka twiteranire. Niko ntekereje, ntabwo ari ibyo bambwiye, ni ibyo umuntu wese yatekereza yakibaza. Ni ukuvuga ngo itorero rya Nyagatare riho gitifu wa Rukomo asengera, ricumbikiwe n'iri torero rya Rurenge ryafunzwe ejo bundi. Hanyuma barateranya, gitifu arabimenya, abikora mu nshingano ze nk'umuyobozi w'umurenge. Mbona guha abantu gasopo nimuze kubona gitifu ko yakoze nabi, ibi yabikoze nk'umuyobozi w'umurenge mu nshingano ze, kandi nawe ari wowe uyoboye uwo murenge, ibi ngibi wabikora, wabifatira icyemezo. Ahubwo reka mbaze uyu mupastori wari uyoboye iteraniro yari yanyweye iki? Mbaze abadiyakoni bari bari kudiyakona mu iteraniro bari banyweye iki? Mbaze abakirisitu bitabiriye iri teraniro ku munsi w'umuganda bari babaye iki? Niki cyabatwaye ibitekerezo? Byagenze gute?
ikibazo gikomeye. Aha ntago navuga ko gitifu yabarenganyije pe, n'abandi mwese mubyumvireho, ahandi hose mufite ibitekerezo nk'ibyo mubyumvireho rwose. Ahubwo nge nshima uyu mugitifu ibyemezo yafashe. Ewana vuara, uri umuyobozi mwiza utagira mbereka, udacisha ukuri ku ruhande. Ntabwo nishimye ko urusengero rwafunzwe, ariko ni kuki ibi bintu mwabikora? Mwatinyuwe n'iki? Mwatinyuwe n'iki bashumba? Mwatinyuwe n'iki bakristo? Mwatinyuwe n'iki bakristo bo ku itorero rya ADPR Rurenge? Mwagize amahirwe urusengero rwanyu rwari rwasigaye rufunguye, dore ko ari urusengero rwiza. Uru rusengero rwa ADPR Rurenge ni urusengero rwiza. Niba muzi urusengero rwa ADPR Kagarama, ADPR Kagarama ya Kicukiro, niba muzi urwo rusengero ruri hirya ara ku Muyange, uburyo rwubatse, design yarwo niyo design ruriya rusengero rwa ADPR Rurenge yahari ya Nyagatare, niyo design rwubatsemo. Ni urusengero rwiza pe, ni urusengero rwatwaye akayabo k'amafaranga, rwujuje ibisabwa rwose. Niba mwarikanze ko uburyo rwubatse ari ndakorwaho, ntimubimbaze. Mbona kubwira abantu mufite insengero zifunguye muve mu byo kwirara. Ntago kuba rufunguye ari ikimenyetso cy'uko rutafungwa ruramutse rugaragayeho ibikorwa bitari byiza. No kuvuga ngo uru rusengero rumwe rwari rusigaye hafi, aho abakristo bari barimo bitera akanyamuneza bavuga ati nibura mu gihe dutegereje ko izindi zakuzuza ibisabwa, na cyane ko no kuri paruwase hari ya Nyagatare hagifunze. Icyakora amakuru mfite na yuko bahawe ibaruwa y'imikoranire n'akarere, ariko rukaba rutarafungurwa. Amakuru yarahari ari uko rurimo rushyirwa mu majwi y'urusengero rugomba gufungurwa mu nsengero ziteguye gufungurwa vuba. None mukozi ibiki koko bavandimwe bakristo bene data? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Imana ibafashe ibababarire, ubuyobozi bubababarire, bubaha imbabazi, nimuzongere. Kuko ntabwo nteganya ko ibi ari ibintu byaje mu ntekerezo zanyu, ahubwo ni Satani rusahuzi wabasahuye ubwenge abatwara intekerezo. Nyakubahwa gitifu uca inkoni zamba, ndahamya neza ko bamaze gukubitwa akanyapfu. Umudayimoni wahanyuze, ariko se umudayimoni yabanyuzemo bari gusengara, ntibamukubita, ntibafata dayimoni nayo ngo bayishwanyaguze bari mu mwuka. Ntabwo mbizi kuntu byagenze, simbyumva pe, sinumva kuntu byagenze rwose. Ariko nyakubahwa gitifu, wenda wabacamande pe, ubacamande. Amande yahozeho no kuva na kera, amande yahoze haremewe. Abantu nk'abo baba barenze ku mabwiriza, ubacamande. Ariko nyakubahwa gitifu rwose, kuko urusengero rwe rwujuje ibisabwa kandi nta kindi kintu kigaragara kibi cyahabereye, ubashyiremo imiyaga. Ngiye ku bwanjye nabasabira ko wabashyiramo imiyaga bagafungurirwa, ukongera ukabaha amahirwe ya kabiri, tukareba ko abakristo bakongera kubona aho bateranira. Na cyane ko bivugwa ko ku cyumweru, urumva byabaye ari kuwa gatandatu, ku cyumweru bwari bucye amateraniro aba. Ayo materaniro ntago, amateraniro ku cyumweru ntago yabaye. Ibaze nawe, iri teraniro ryabaye mu muganda, ryahise rifungira abakristo bose bagombaga guterana ku cyumweru. Ku cyumweru insengero zirenga 10 zahateraniraga, nta teraniro na rimwe ryegeze rihabera kuri ADPR Rurenge ya hariya Nyagatare. Niba mbeshe abasengera aha ngaho mu nyomozi. None bavandimwe, nuwa mudayimoni winjiye muri ADPR? Ese ko turi gusaba ko
haboneka abashumba bize. Uyu mushumba wari uyoboye iri teraniro yaba yarize? Ese yujuje ibisabwa? Yaba yujuje ibisabwa se? Yaba yarize? Ubwenge bukamubana bwinshi, bukaba indengakamere kugeza ku rwego kubukontorora byanze, bumutegeka ko agomba guteranisha iteraniro mu muganda. Amakuru ambwira ko uyu executive w'umurenge wa Rukomo yabasanze mu iteraniro mu masaha ya saa 4, saa 3 n'igice bishyira saa 4, barimo rwose bahimbaza ibintu bimeze neza mu iteraniro. Ariko reka mbabaza, ubundi ubuyobozi bwose niba bushyirwaho n'Imana, nimumbwire ku niyo Mana yari kuzi kavugira mu iteraniro, izi ku buyobozi bwatanze gahunda y'umuganda, mwebwe mukigumura mukajya mu muganda mukabirengaho ngo muri gushaka Imana. Iyo Mana ni mwana ishaka nyuma y'umuganda, ariko ibikorwa by'umuganda byakozwe. Ntago ngewe rwose nge nababwiye ko ngewe ibintu bitari byiza ntago nzabura kubinenga, ntago nzabura kubinenga. Nimushaka mu ndakarire, ariko ibintu bitari byiza ntago nzabura kubinenga. Ntago ibintu nk'iyo ari byo gushimwa. Oya, bavandimwe abakristo musengera ahangaho muri Nyagatare ndetse n'abandi mudukurikiye muri ahandi mutwumvise, ntimuze kugira ngo ndi kwangira itorero kuko sinjye warifunze. Ahubwo nagira ngo n'abandi badukurikiye bari bafite izi ngamba n'izi ntekerezo ziri hasi, mwumvireho, muramenye amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Niba nyakubahwa perezida wa repubulika we ubwo yemera agafata umwanya akajya mu muganda, mwebwe muri bande? Niba abaminisita bafata umwanya bakajya mu muganda, mwebwe muri bande? Niba igihugu cyose kiri mu muganda, mwebwe muri bande mwumva ko mwajya gutangiza iteraniro mu masaha y'umuganda? Kugeza na n'uyu mwanya ngira ngo hariya abantu basengera muri iriya paruwase cyangwa se muri kariya gace bavuga ko hakiri insengero nkeya cyane zifunguye. Ari nayo mpamvu mvuga ko abangaba babonye amahirwe bayaterera inyoni barayatakaza. Ni ukuvuga ngo insengero nkeya ziri mu karere ka Nyagatare zifunguye, cyangwa se insengero bivugwa ziri hafi y'uru rusengero rwafunzwe. Ni ukuvuga ngo uru rusengero rwafunzwe rwa ADPR Rurenge, kugira ngo uzongere kubona ahantu ujya guteranira nawe wibaze kugira ngo abantu habe hacumbikiye amatorero 10, urumva hiriya yo matorero hangana gute? Noneho kugira ngo uzagira ahandi hari urundi rufunguye wabukoze ibirometero bingana gute? Nuwe ngo Nyagatare itorero rya Rurenge ryafunzwe ryizize. Oya, ryafunzwe rizize nyobozi yaho cyangwa se komite yaho yashizemo kwirara. Insengero zisigaye zihari zifunguye, nuvuga ngo hari ADPR Erayon. ADPR Erayon n'urusengero rumwe rusigaye rufunguye muri hariya Nyagatare. Nukuvuga ngo reka mbagezaho insengero ziri hafi, nubwo bigoye kugira ngo uzazigereho, nubwo bigoye kugira ngo ujye kugira ahandi hantu uteranira, ariko reka mbarangira insengero zisigaye zifunguye nibura abakristo ba ADPR Rurenge bashobora kuba bakifashisha kugira ngo bajye guterana. Harimo urugendo rurerure kugira ngo uzigereho. Nukuvuga ngo hari itorero rya ADPR Erayono, iryo rirafunguye. Hanyuma hakaba n'itorero rya ADPR Nyakigando, iryo naryo rirafunguye. Ni itorero riri hariya uzamukiye rya Bega, ugacaho bita mu Gikorosi, ukazamukaho bita Kanguka, ugacaho bita Kabirizi,
ugatambuka ukagenda paka ugera aho bita Nyakigano. Urwo rusengero rurafunguye, ku rugero ni ibirometero byinshi. Ntekereza ko uvuye Nyagatare ntabwo wagerayo kuri moto utegereje amafaranga ari munsi y'ibihumbi 3. ubwo rero turu byaba ari ibihumbi biri muri 6 cyangwa se birengaho. Hanyuma hakaba urusengero rwa ADPR Rukomo ya kabiri ahitwa kuri nomero 1. Urusengero rwa ADPR Rukomo ruri ahantu abenshi bakunze kwita kuri nomero 1, narwo rurafunguye. Abantu bari hano Nyagatare muramutse mushatse kujyayo, ubwo naho usimbukirayo ugakomeza ukagenda ugaca za Cyabayaga, ngira ngo niba ari Cyabayaga niba ari ki, paka ukagenda ukazarugeraho. Narwo ruri aho ngaho Rukomo. Ngira ngo Rukomo nyine uba warenza harurenge ugakomeza paka ugeze Rukomo. Aha rero Rukomo ya kabiri niyo ifunguye. Rukomo ya mbere Rukomo ndabona ari Rukomo ya kabiri. Nibyo, ni Rukomo ya kabiri ahitwa kuri nomero 1. Urundi rusengero ni ADPR Rurenge ya kabiri. ADPR Rurenge ya kabiri nayo ivuga ko ifunguye. Iyi Rurenge ya kabiri ntabwo ari ya yindi nababwiye Rurenge yafunzwe. Abantu mushobora kumva ijambo ryitwa Rurenge mukabyitiranya. Hari Rurenge iri hariya utaragera Mirama, uva Nyagatare ubutaragera Mirama, niyo yafunzwe. Ariko ADPR Rurenge ya kabiri irafunguye. Mbo hakaba urundi rusengero rwitwa ADPR Rugarama, narwo rurafunguye. Abahazi mwasimbukirayo mukajya mujya kuvumba ku mata y'umwuka wera. Hanyuma kuri paruwase ho ahazwi nko kuri paruwase ya Nyagatare haracyafunze. Ibikorwa byabo birakomeje gukorwa, bari kubinoza banoza amasuku yose, ariko bafite ibaruwa y'imikoranire n'akarere, biteguye ko mu gihe kiri imbere bashobora kuba bahabwa amahirwe yo gufungurirwa. Ngaye nguko abantu bakomeje kugenda bibaza byinshi kubiri kugenda bibera hariya Nyagatare. Nyagatare byakomeje kugorana bitewe n'uru rusengero rwafunzwe. Abakristo benshi barimo baribaza uko biza kugenda. Banyakubahwa bashumba rero mudukurikiye mu byubahiro byanyu, ndagira ngo mbinginge nyaboneka nimwubahe amabwiriza y'inzego bwite za leta. Urusengero ntago rutuye mu kirere, rutuye ku butaka. Ubu butaka hari amategeko n'amabwiriza bugenga, ndetse n'ibiruriho byose. Aba bakristo ni abaturage b'u Rwanda, ni abaturage b'u Rwanda. Amategeko n'amabwiriza y'igihugu arabareba. Nimugerageze mwumve kandi mwumvire, nibwo muzaramira mu gihugu Uwiteka Imana abaha, nibwo muzanarya ku byiza byo mu gihugu. Bibiliya iravuga ngo nutumvira so na nyoko. Urukumva ibyo mutwigisha mugerageze namwe mujye mubishyira mu bikorwa. Niba mudutoza kumvira namwe nimwumvire. Gusa bashumba ni mwicyamure, nyaboneka nimuve mu bintu byo kwirara. Icya kabiri, bayobozi b'amatorero, mutari mwamara gusobanukirwa neza ko kuba dukeneye umuyobozi wize. Nimubanza musobanukirwa igisobanuro cyo kuba dukeneye umuyobozi wize bishatse kuvuga iki. Nuko tudashaka abantu
bakora ibintu bitari byo. Ntabwo hashakwa abayobozi bayobya abakristo cyangwa bayobya abaturage. Umurongo dushaka n'umurongo w'ibyiza. Nk'abanyarwanda dushaka ibyiza. Mwituma rero itorero rikomeza kugira igitutsi, mwikomeza kurisiga isura mbi. Iyi yari inama mbahaye, nyakubahwa muyobozi executive w'umurenge wa Rukomo. Mu byubahiro byawe ndagusuhuje, ariko nanagusaba ngo nyaboneka uca inkoni zamba, utanga amahirwe. Basi reka tuyita amahirwe ya nyuma. Tanga amahirwe ya nyuma. Ndahamya neza ko nabo ni bakuru bamaze kumva. Ariko uyu muyobozi we wari ubari imbere, uyu mupasitoro rwose we yakabije cyane, yarengereye. Baze kudusuzumira barebe ko yaba yujuje ibisabwa, niba koko ari mu bashumba bashimwa n'itorero ndetse bakanashimwa n'urwego rwa RGB.